nanjye na nyine mbibona kuri social media no mutesi we mana umva Scovia ndamukunda pe uriya mugore nyine ni umuhanga afite ubwenge ako nyine bira binarimo kugenda avuga nago bikwiriye rero ba bantu Imana yadushyiriyeho inyuzamo ibitangaza byayo tuba dukwiriye kububaha nago dukwiriye kubavugaho ibyo twiboneye byose ushaka kumubwira ijambo ribi umutima we ukababara kuyubabaje umutima uwo muntu Imana yatumye ubabaje umutima w'Imana kuri Ernest ushireho akadomo Ernest none we kangubwiye ikintu none we cyabaye abantu benshi kikanabatangaza nese ujyanga iyo biriba nko muri icyo gihe nakabaye ndi kuvuga ahangaha cyane ndi umukobwa ufite iyerekwa ritambuka ndetse mu nzu yahise ubuzemo abagabo urane ko numva gitukana si ubwo si uburwayi bwo umukobwa akwiye kurokoka karajya umenya ko ufite umudamu umwana ugawa nyirari uwo ni umukirisitu kara udakora kwibera Patrick iyi mukobwa uramurongora ntumurongo oya Patrick ntago namwemera yes nizere ko meze fresh nizere ko meze neza mukurikirana Big Town TV umunsi ku wundi tuba tugaruka amakuru agiye atandukanye abavugwa hirya no hino ku isi umunsi turi kumwe n'umukobwa mwiza cyane urimo kubona kuri screen zanyu tugiye kuba tuganira umeze neza n'amahoro meze neza n'amahoro aze yegereza mikoro kumona vuga nkaho nanege maze iminsi mu masengero maze iminsi mu masengero urasenga se yego niyo mvambaye rombiya ese ubu nambaye nabi we ntabwo wambaye nabi wambaye neza nk'umwari rwose ubona ko wikwishe nambaye nk'umukobwa w'umunyarwandakazi kandi w'umurokore araburyo ubona se ukabona ntabwo wambaye nk'abanyarwandakazi shara umuntu ubona ukabona yambaye ubusa pe yambaye nyine hafi yo kuba atambaye yego okay umeze neza se waravuze ngo uri umurokore yego witwa ngo iki se ariko na mbere nitwa Teddy yego Teddy si yo nawajamara oya se hari ubwo ari nk'umuntu uvuga ngo ngira izina ngo ni iry'umukobwa ngira ni iry'umuhungu hari abantu banditse ngo aya ni amazina y'abakobwa aya ni ay'abahungu koko naho byanditse ese kuvuze ngo uri umurokore usengera hehe nsengera muri Elayono ni kwande kwa Ernest umwe wabatije Brian yego umwe wabatije Brian arahasengera aza gusenga se Brian cyane rwose ni umukristo mwiza cyane oya nakajibeshe ku cyumweru Brian aza gusenga neza cyane rwose nese hari ikintu ashinzwe muri torero no ni umukristo nyine usanzwe aza gusenga kandi mbona atukana atukana se gute wabibonye katukana mwumvishe se ako rega ahahise buri muntu wese agira ibindi byabaye ejo bundi ni space yabaye ejo bundi nyikumvishe erega ntago bivuze ngo kuba umuntu yakijijwe cyangwa yabatijwe nyine ni gake gake agenda ahinduka kuko urugero niba yenda ngewe Teddy ari ikintu nakoraga nkiri hanze nyiri umupagani iyo nyijijwe agiye ntahita cya kintu nkireka ariko gahoro uko ngenda bansenga uko ngenda mwuka wera nzamo ngenda mpinduka okay ntabwo ndazi ko atajya gusenga nyine yabatijwe gutyo gusa ndetse yabatijwe yarasanzwe hasengera yego nagize ngo yabatije nyine kwa pastor nyine bamubwiye ati akira ikiraka ubatiza umuntu ikiraka ariko ikiraka se ugara umuntu bayikiraka ngo batiza umuntu ibyo bintu bibaho koko oya yarasanzwe ari umukristo wacu ahubwo nyine atarabatizwa ahita bamubatiza yarahasengeraga nese usengera rwanyu rwemera kunywa inzoga oya twemera mwuka wera nyine twemera Imana ntabwo twemera kunywa inzoga ntabwo byemewe okay mbere yuko usengera aho ngaho nyine wasengeraga niho nundi wakoze usengera oya isengeraga kwa Rugagi Bishop ndetse waje gukora iki kwa Rugagi uko nabitangaza akora oya Rugagi n'umukozi w'Imana ukomeye nyine Imana iramukoresha cyane amukoresha n'ukuri mugabo nyine afite Imana kandi ikomeye ko ibitangaza ni byinshi Imana yamukoreshaga tukabibona tukabibonesha amaso mu rusengero se cyane mu rusengero rwose igitangaza kikaba pe Rugagi akora ibitangaza mu rusengero cyane rwose ni umukozi w'Imana wuzuye nge nahamiriza pe ushingiye ku kisi nshingiye ku bintu byinshi hari ibyo nagiye mbonesha amaso yanjye pana yenda kuvuga ngo kwa kundi uba warabonye ikintu utagihagazeho ko nge ari nk'ibintu nge yampanuriye ku giti cyanjye ndabibona hari n'ibindi ndimo kugenda mbona ko bigiye kuba jya guhanura ibiki se birabo man Patrick ni ibintu byinshi najyaga ndwara umutwe ukabije narivuje nyine ahantu henshi biranga ariko niyo muntu wansengeye urakira umutwe urakira afite amavuta menshi y'Imana nese abantu bakora kuri social media amaze bise baramwibasiye bavuga bati Scovia ibyo yavuze byuko nta rusengero afite aho mwasengeraga nago harahe
aha nyine twasengeraga njyewe mbere nyihasengera naje kwimuka yego aho nimukiye niyo mpamvu nahise njya kwa Ernest ntabwo nari nyegereye urusengero ntabwo nicyo urusengero ese ibyo bavuga yuko ngo nta bitangaza akora ngo ari umutekamutwe n'ibiki hano ngo agiye kurya amafaranga nkawe wasengeye iwe ni ukuri ni ukuye erega kankubwire ubundi ahantu hose hari ikintu cyiza cyangwa hava ikintu cyiza shitani iraharwanya sibyo ubwo uravuga nyine ngo imbuto z'umugisha bazisoroma ku giti cy'umuruho yego urumva cyangwa ujye ureba yenda nk'ibiti by'amaronji biri nk'ahantu ku muhanda iyo amaronji yeze buri muntu wese uciyeho arahaca nyine ahita aca ironji arasoroma kubera ko ya maronji yeza hari rero iyo umuntu ari umukozi w'Imana wa nyawe shitani aramurwanya kandi kumurwanya nakundi akorera mu bantu abantu akaba ari bo bamurwanya rero urumva amagambo abantu barimo kugenda bamuvuga nawe ngenda nyine mbibona kuri social media noneho Mutesi we Mana umva Scovia ndamukunda pe uriya mugore nyine ni umuhanga afite ubwenge ariko nyine biriya bintu arimo kugenda avuga ntabwo bikwiriye ko ntabwo umuntu w'umukozi w'Imana ntabwo wakamufashe ngo nyine umwandagaze kuri rero ya rwego sibyo kubera ko nigeze kumva yamuhamagaye kuri telefone nyine ari kumazanga ibintu ngo by'insengero ng'ibintu by'ibiki nawe nyine ukumva arimo nko kumwandagaza ntabwo biriya bintu ari byiza kubera ko niba umuntu uzi ko ariko umuntu w'umukozi w'Imana ashobora kukwaturaho ijambo ribi rikakubaho ku buryo se biriya yavuze ngo nagaza abantu bwa mw'ijuru natamusaba imbabazi yabubura cyane rwose ni we se utanga ijuru erega akanwa k'umukiranutsi kararema ikintu uwo muntu w'umukiranutsi yatuje akanwa kiraba rwose ahubwo ajye kumusaba imbabazi kubaho yagutumye uye ntabwo yanumye ariko nyine nanjye nk'umuntu w'umukristo nk'umuntu ukijijwe wamenye Imana ndabizi neza ko iyo ukoze mu jisho ry'umukozi w'Imana urugero ko Imana ntabwo irava mu ijuru ngo tuyibone tuyibonera muki mu bitangaza byayo kandi ibitangaza by'Imana tubona igenda ibinyuza muki mu bantu nawe Patrick yakunyuzamo igitangaza kikaba uri kumva yakunyuzamo igitangaza kikaba rero ba bantu Imana yadushyiriyeho inyuzamo ibitangaza byayo tuba dukwiriye kububaha ntabwo dukwiriye kubavugaho ibyo twiboneye byose ushaka kumubwira ijambo ribi umutima we ukababara kuyo ubabaje umutima w'uwo muntu Imana yatumye ubabaje umutima w'Imana nk'urugero niba dufite abayobozi bacu b'u Rwanda iyo uramutse yenda ututse nk'iki nk'urugero niba dufite meya hakaba ari na gitifu ubwo iyo ututse gitifu uba ushaka meya urumva niba rero ututse umukozi w'Imana Imana yashizeho ubwo urashaka ya Mana nyine none iba igomba kumanuka mu gahanga nanone cyane ariko umuntu ashobora kubyumva wenda muri sansi y'iterabwoba ntago agakiza gatangwa n'umuntu agakiza ntabwo umuntu yaza kuvuga ngo ntabwo uzajya mu ijoro nutansa imbazi byo n'iterabwoba uko niko kuri ntago agakiza gatangwa n'umuntu yenda ntago nzi impamvu ngiye yamubwiye kuriya ngiye ndavuga nkanjye nyine ngiye ndimo kuvuga nko ku ruhande rwanjye pe nk'ukuntu yenda nzi ukuntu Imana ibikora cyangwa inyuze mu bantu ntabwo ndimo kugenda nubwo ndimo kugenda ku bya Rugagi na Scovia kuko ibyo bapfuye nta nubwo mbizi ariko bibaye ari byo Scovia akaba yenda yaramubwiye nabi cyangwa bakagira ibyo bapfa ntabwo yari akwiriye yenda kuba yamutuka kuri kuko urumva ntabwo umukozi w'Imana nk'ano n'umuntu mukuru nk'uriya yajya kurakara kugera ku rwego rwo kuvuga ati ntabwo uzabona ubugingo butangwa n'Imana ntabwo butangwa n'abantu yenda kuba yaranavuze kuriya ntabwo bivuze ko Scovia azabura ubugingo naba yarabukoreye gusa niba yenda azi ko nawe yamukiye azamusaba imbabazi ugize ko ngo rikorera mu Kristo ushobora kururemamo ijambo cyane sibyo ngibyo tubizi umuntu ashobora kwatura ijambo ribirika kuba ko kera se bavugaga ngo yenda ngo uyibabaje nk'umubyeyi wawe ashaka kukuvuma sibyo rero niba umwana w'umuntu ashaka kukuvuma kuri umwana we ikintu kibi kikakubaho n'umukozi w'Imana ashaka ko yakuvuma bigakunda cyaka kuvuga ijambo ribi kuko urugero niba ashobora kuvuga ngo urarwaye akagusengera ugakira nta miti aguhaye nta kindi kintu akoresheje kubera ijambo ryonyine wari urwaye igihe kingana iki kinini cyane pe byaranze narivuje byaranze akurambika akaboko cyane ijambo rwose cyane rero umva niba yaranyatuyeho ijambo nkakira nkaba muzima ryiza urumva ko ari n'uwo yakaturaho iribi bigakunda kuko akanwa kavuga ijambo ryiza akanavuga iribi iyo ni Imana se y'ingome
oya naga Imana ari ingome none se niba uvuga ngo umuntu w'Imana yakwaturaho ibibi baburetse nkubwire gato bikamera bikakubaho Imana ko yarimbuye abantu bo muri Sodomu na Gomora sibyo Imana ikarimbura abantu bo kwa Nowa nyine tuzi ibintu byinshi Imana yagiye ikora urumva ko n'Imana ubwayo irahana rero niba Imana ihana umukozi wayo gute we yabura kuguha igihano ubaye ugikwiriye sibyo se ariko se afite ubwo bubasha erega nakubwiye ngo muri Bible kandi bibamo ugakanwa k'umukiranutsi kararema nibyo nakomeje nkubwira rero ijambo ryose umukiranutsi yakwaturaho yizeye ryakubaho ryaba ryiza cyangwa iribi gusa iribi ryakubaho bitewe nuko wahemutse abivuze nta mpamvu ihari ntago byakunda ntago Scovia ndimo kumubreminga ntago nzi uko byagenze ariko niba kuko ari byo mugiriye impuhwe pe gusa ntago ndishoka ari byo sinzi ntago nzi impamvu byabaye rega azisabe niba ziko nyine bafite ibyo bibazo bagira ahubwo niba nta bibazo bagiranye yumva ameze neza nta kintu azaba rwose ariko se ubundi inshingano z'umwino umupasiteri nizi kozi ko yavuze ngo afite imodoka ya 180 na rusengero ubundi inshingano z'umupasiteri ni ukubaka urusengero erega kuvuga ngo kugira urusengero kuko urusengero n'abakristo tuba tugomba kurwubaka sibyo niba urugero kuko no muri Bible birimo mu ihema ry'ibonaniro sibyo abisirayeli nyine bahuriraga mu ihema ry'ibonaniro ihema ry'ibonaniro rero kuri iki gihe ni insengero sibyo rero insengero urumva nago Imana nago amanuka mu ijuru ize yubaka urusengero nta nubwo umuntu umwe yarwubaka kireka bifitiye ubushobozi bibaho rero niba mvuga ngo Teddy ngomba gusenga cyangwa Patrick ugomba gusenga bivuga ko ugomba kugira gute ugomba no kubaka ahantu uzaza usengera ukahubaka cyane kuba rero wagura imodoka utarahubaka urumva ni ikibazo erega ese ubundi babwiye n'iki ko nta rusengero afite barabigenzuye neza barabizi ko nta rusengero afite ko gishanga igishushanyo mbonera cya nyacyo erega nasengera ahantu mukodesha none se insengero nyinshi muri Kigali so bizi ko abantu baba bakodesha erega kuba umuntu akodesha Patrick ntabwo icyangombwa ari urusengero kuko urusengero rwa mbere ni mu mutima wawe sibyo no mu nzu wawe wahasengera kandi Imana ikakumva nese nawe wajya gusenga iki abantu bajya ku rusengero kwakora iki kandi wawe yakumva mu ihema ry'ibonaniro nyine none se ntabwo tugomba ahera ngo tugomba guterana kwera ni iki ni igihe abantu bose bagomba kujya gute bagomba kugenda bakihuriza hamwe bagasengera hamwe ko umuntu hose yasengera Imana yamwumva ariko tuba tugomba kugira gute no kugira hera h'Imana tugomba kujya twese tukahahurira yego none se urumva ko umuntu wenda yakwita ku bintu byo kuvuga ngo imodoka karabona we aba yizihiwe umuntu wagusengeye ninde wamfura umuntu wagusengeye ariko mikoro y'imwegereze karabo umuntu wagusengeye ngo yitwa nde Rugagi yitwa Rugagi karabo zagiye kumamagara buretse ubimushimira abantu bose bagiye sibyo bimushimira yaragusengeye ukiri kimana umutwe n'umurokore genda gake wimukoraho cyane reka mpamagare bishop rwose abimubwiye yarande speaker twumva aze n'ujye kwamagara karabo nawe byinshi abatwika byinshi ababeshya niwe reka muguhamagarire sibyo karabo nase muravugana arakwitaba Bishop Rugagi cyane Bishop Rugagi ni inshuti yanjye magara karabo urumva byinshi bya karabo barimo no gutwika reka jewe reka turebe tubine muhine wese wicare intebe nta nubwo intebe ngiye numvisha avuga Rugagi neza birashimisha tuza mu kiganiro ariko Rugagi wo kwitaba nyine oya ntago ari ikibazo cy'uko no ashobora kuba ari busy gusa nta nubwo nyine ari uyu muntu atakwitabye biba bishoboka ko ashaka kuba ari busy ariko urumva ko yamugiriye neza oya Rugagi ni umupasiteri mwiza n'ukuri ni umupasiteri mwiza cyane kuba wenda umuntu ashobora kwifata akabenda yamwataka mu buryo cyangwa se ubundi agatangira ko kwenda twayeho gato yagiye kuparika ndagaruka hano gumamo kuvuga Rugagi neza yarabone kakara nese Teddy ubwo ni umuntu w'Imana abafite ubundi zihe imbaraga abafite ubuye budangarwa ku buryo nyine kumuvugaho bibi kibazo erega akamubwira
no mu ijambo ry'Imana biba byanditse urumva abantu bose nyine Imana yagiye ibahereza impano zitandukanye urumva haba impano zo kuririmba guhanura kuvuga indimi impano nyine nyinshi zitandukanye urumva none izo mpano Imana igenda itanga igenda iguha n'uburyo ugomba kuzikoresha rero bitewe n'impano Imana yaguhaye uba ufite imbaraga zijyanye n'iki niyo mpano yawe ufite rero niba rugajya afite yenda impano yo gukiza abarwayi urumva agomba iyo ategetse kubera ya mpano Imana yamuhaye biraba ego erega ntabwo Imana yaturuka mu ijuru ngo izivugane natwe cyangwa idukorere ibyo ngibyo ica mu bantu nawe yagucamo Patri nanjye yancamo n'undi nakarabo yamucamo n'undi muntu wese nawe se yagucamo cyane rwose yancamo nawe ajya ngurondore wongera ndakugira iyerekwa kuri wowe ugasanga ndakorondoye oya Imana ica mu muntu wese nta muntu n'umwe rega Imana itavugisha wavuze ngo ibindi yaguhanuriye ngo bitarasohora n'ibiki oya ibyo ntabwo ari ngombwa kubivugira kuri kamera gusa birahari kandi ndabizi ko bizasohora bitewe n'uko ibyo ibyinshi birimo kugenda bisohora kandi ndimo no kubona n'ibimenyetso ko nabyo bizaba ese mu rusengero nyine abameze gute abameze nk'umukozi w'Imana afite amavuta menshi cyane afite amavuta menshi cyane afite imbaraga n'ukuri kandi z'Imana afite imbaraga z'Imana pe waje kuva gusengera se aho yaraba ujya kwa Ernest gute nyine nimutse binsaba ko ngomba kwegera urusengero nyine runyegereye niko kujya kwa Ernest yego Ernest nawe afite amavuta se buriya cyane Patri kajya vuga ngo ni skamura reka nkubwire Patrick kuri Ernest ushyireho akadomo yaraguhanuriye nawe cyane yaguhanuriye ibiki se Patri reka nkubwire naganga naje kugira ngo mbaze ibintu bagiye bamanurira ko ariko tuzigira ngo tumenye niba byarabaye byo nibyanjye ku giti Ernest none we kangubwiye ikintu none we cyabaye abantu benshi kikanabatangaza benshi ngiye bananze nubwo nahamagara n'umuntu ahanga aka kanya yahita bikubwira nayo mfite ngiye amasenezite narayavukanye ko na mama wanjye arayarwara urumva amasenezite imyaka yanjye sindi buyivuge wabarayibona ko hafi tarani barakubona urumva mfite amasenezite ngiye narayavukanye n'inyamara nyine igihe kingana nuko nanjye ungana iyo waragiye kuyivuka narivuje ahantu henshi ngira naho bamama transfer yo kujya hanze urumva kubera ubushobozi biranga ndakomeza nyine ndavuga akankomeze nyine ngerageza imiti yahangaha Patri Ernest ngiye twari tumaze gusenga we nawe muri babiri gusa oya nyine service irangiye asohotse nagiye mukora gutya ku ikote yari yambaye n'ukuri kuzuye namukoze gutya ku ikote yari yambaye kugishura cya Yesu ngo yumva ko imbaraga zimuvuye umva bira bintu birakora n'ukuri bira bintu birakora buraga bafite amavuta akomeye namukoze gutya ku ikote n'ukuri kuzuye amasenezite yagiye burundu ntago ari ukubeshya ku ikote gusa urumva amasenezi ngiye nararaga nahumekeraga ngiye ibintu nkubwira ntago ari ibyo numvanye abandi ngiye ni ibintu bwanjye byambaye nyine we turako dukurikirana tube seriye va muri blague na blague zirimo aho Patri ngiyewe mpamagara umuntu ahanga tubana urumva ngiye tubana muhamagare tumubaze bino bintu byose nta nubwo azi ko naje anga mu kiganiro tubimubaze wumve wakoze ku ikote umuntu urakira cyane ndakira guhera uwo munsi byaba umugore wakoze ku bishwa bya Yesu ari amavuta arakora kuva bigahagarara n'ibyo cyane rwose none se Nese yakubwiye ngo icyumvishe umukoze ku ikote ahubwo se ntabwo nubwo yabimenyerega ahubwo ngiye umva nkubwiye none ukuntu byagenze nese ndikoreho ubukene buragenda none se biterwa n'ikote ukozeho biterwa n'ikote ukoze hereye biterwa n'ikote ukozeho biterwa n'ikote ntabwo ari kabi kuko impamvu impamvu ntabwo ngiye izo mbaraga nzifite ntabwo izo mbaraga nzifite zo gukiza abarwayi wowe impamvu nakubwiye ngo Imana yagiye itanga impano zitandukanye sibyo Imana yaguhaye ukigira kwa Ernest niye oya Imana iby'impano zanjye byo ntabwo ari byo twaje kuvuga tuzagaruka kubivuga urumva se nyine tuvugisha ukuri wakoze ku ikote urakira ni ukuri kw'Imana narakize pe kandi uko ni ukuri no ku bantu banze njye nagiraga amasenezite umuntu wese unzi yarazi ikibazo cy'amasenezite yanjye guhera kera ariko ubu ngubu ndaryama nkasinzira ndahumeka neza meze neza rwose ndashima Imana
korakweho ibyo bintu n'ubwa mbere byo mugenda yimbize muri bibiri ngewe namukoze ku ikote rwose mvanda warivuje imyaka n'imyaka imyaka myinshi nge mfite n'amatransfer yo kujya hanze ko n'ibipapuro ndabifite ikote rya Ernest riragukiza ubu meze neza rwose nyuma se waramushimiye nagiye mu rusengero nshima Imana none ko abantu bari bananze ko abantu benshi bari amasini zitangiye abantu benshi bari bayazi barumirwa nawe nanabimubwiye aratungurwa aratungurwa oya hari ahantu habera ibitangaza bikomeye n'ukuri hari ibitangaza zarakize ko ku ikote gusa atanagusengeye atansengeye nta n'ikintu kimwe atanazi ko namukoze none se igitekerezo ko wangoreka mukore ku ikote cyaje gute n'ukwizera erega ibintu byose bisaba kuko Imana isaba kugira ngo twizere kuko ntago Imana twayibonesha amaso Imana uyibona mu kwizera no mu bitangaza ikora ngiye bitewe no kwizera bitewe n'ubuhamya bwinshi nari naragiye mbona nanjye no kwizera kwanjye ko nizera ko Imana ikora kandi igakora mu bakozi bayo narabyizeye mbyizeye birankorera rero none se ko wari uyirwaye imyaka myinshi ko wahuraga n'abapasiteri benshi batandukanye niki cyatumye uvuga ngo reka no kwa Ernest mbikore nuko nyine ngewe nizeye urumva narizeye bitewe n'ubuhamya bwinshi kuko abantu benshi barahakirira hariya ni benshi barahakirira pe kandi barwaye indwara zikomeye rero naravuze nyine ko ingiye ntakizeye akiza indwara se yes afite impano yo gukiza indwara Brian ko numva gitukana se ubwo uburwayi bwo Brian reka rero nkwereke ntago kuvuga ngo umuntu yenda yakijijwe uyu munsi Patri ahita acika ku ngeso ze zose no agenda buhoro buhoro agenda ahinduka kandi namwe murabibona ko Brian yahindutse ntago akimeze nka mbere oya ngiye haciye igihe kinini wese nizengeso wacitseho no nanjye zirahari nyine ariko ntago ari ngombwa kuzivugira anga kuri kamera ariko zirahari wenda zo kugira uko wigenza ibyo ngibyo ni wowe ubyivugiye simbivuze wibimvugiye akantu ko gukora ku ikote ariko sinzi wenda n'ubu sindabyemera ukuntu umuntu ngo ntiyanagusengeye ngo akoze izo mbaraga cyane rwose erega Imana irakora kandi ikorera mu bakozi bayo Imana irakora ukimubwira nyine ko yagukijije ukoze ku myenda gusa yakubwiye ngo iki nyine yashimye Imana rega nawe nagari ari wowe wikoresha ni Imana ibimukoresha urumva rero niba Imana imukoresheje imirimo nk'iyo y'imbaraga nawe agomba gushima Imana kandi uba nyine nkanjye mbambaye igihamya urumva cyundi muntu udafite kwizera nawe akaba yakizera ko Imana yagira gute yamukiza Mwana ibyo bintu ko numva biteye ubwoba ko numva biremereye niko bimeze nta giteye ubwoba gihari Imana irakora erega Imana ifite imbaraga nta kintu cyo yakinanira Imana kuko niyo dusomarega muri Bible kuva kera ibitangaza byarabaga sibyo ba Eliya bakoze ibitangaza ba Enoki ba Mose ibitangaza byinshi rero kandi Imana yari iriho kera n'uyu munsi yize gute irahari kandi yakoraga kera n'uyu munsi iracyakora rero uko yakoranaga na bariya n'uyu munsi ikora mu bandi yagiye ihamagara ariko abantu bavuga bati n'ubundi n'abantu bazakora ibitangaza bitiriye Imana ariko mu by'ukuri ari scam ntabwo ko muri biriya birimo Patri reka nkwereke ari ikintu abantu nyine bajya bibeshyaho babona nk'umukozi w'Imana yakoze igitangaza gikomeye bagahita bavuga ngo yakoreshejwe n'amashitani ese kubera iki mujye mufata shitani mukayiha imbaraga kurenza Imana uziko ibyo bintu binababaje Patri ntabwo muri biba birimo ko abantu bazakora ibitangaza ibyo ngibyo ndabyumva ariko ngo muzabamenyera kuki ku mbuto zabo yego niba urugero uvuga ngo umuntu yakoze ibitangaza ngo ni shitani yabimukoresheje ese Imana nta mbaraga igira ese shitani wese nafite abantu be kandi benshi shitani arusha imbaraga Imana kuko kimwumva ko ibitangaza byose bikomeye ari shitani bikora bigaragara ko ahubwo ko n'ugupfobya Imana abibona nyine by'ubutekamutwe ugatubuta ibintu bya shitani gute se igitangaza cyose ngo gikomeye kirenze ngo ni shitani wagikoze gute mwumva ko Imana idakora niba Imana yabashije kurema umuntu none Imana se siyo yaremye shitani ntabwo pastor ngo wajya nikuzimu ntabwo ujye ubumva erega ibyo byose kuba bivuga ngo abo ngabo bajyayo nabwo ngo Imana iravuga ngo abanjye muzabamenyera kuki ku mbuto zabo sibyo niba umuntu yiyita umukozi w'Imana cyangwa akaba ari umukozi w'Imana koko imbuto akwerera wowe akwereka nizo zizakwereka ko ari umukozi w'Imana niba atadi mvuga ngo ndi umukozi w'Imana imbuto zanjye uzajya umbonaho nizo zazikwereka ngo tedarakijijwe cyangwa ikintu umupagani yego nari umuntu imbuto uzireba gute none se urugero niba nshobora kuba yenda
mvuga gute yenda njya mu rusengero uri kumva narangiza kuba ndi mu rusengero nashyushye nasenze byagize gute nasohoka hanze yenda mfite ikintu nakora mfite nk'amafaranga n'urugero nkaca nko ku muntu ushonje akambwira ati ndashonje haba nta mafaranga namuhereza kugira ngo ugire gute nawe agenda arya nese ubwiza n'imbuto z'umuntu w'umukristo usenga kandi ubwo bushobozi mbufite imbuto z'umuntu usenga no gufasha abashonje nagwe n'imbuto nyinshi kuko niba nyine ukijijwe urumva ugomba gutandukana n'ikintu umupagani rega hari ibintu abapagani bakora abantu bakijijwe baba batemerewe gukora nese nako nyumva ngo abapasiteri ngo bagikuze umuna yose ibyo ngibyo ndabyumva ko narega nawe ndabona nese narwo natunga urutoki cyane umupasiteri nari nabona ujya rega ntabwo ndajyaho patiri nta muntu turahurira ndazumva ariko nubwo nazumva ntabwo nazihagarara kuko nawe nigeze mfatirayo kora ku ikoto gakira cyane rwose imbaraga mu Rwanda zirahari cyane izahandi patiri ntabwo wabyemera ariko ngewe ubikubwira ni ibintu zite ntabwo zarisi oya none se okay nge nzaza n'ibipapuro se nze mbikwereke byo nivurizagaho mwereke n'amatransfer yanjye yo hanze ndamujyene bihora ego komana cyane kora ku ikote ry'umuraba bamwe ngo biterwa n'iryo ari ryo impamvu navuze biterwa n'iryo ari ryo byo oya impamvu urugero niba umuntu afite impano yo kuba yakiza izo ndwara sibyo okay reka nkwereke nk'urugero rwa hafi rworoshye Mose ko yarambuye inkoni ku mazi twese tubizi ku nyanja inyanja igacikamo kabiri umuntu wese muri kiragiye wari ufite inkoni yari wirambure kuri ari amazi none se naguzi ko ngo ari inkoni ya Mose ngo arya gutuyoka yes n'abakonikoni ngo bagahita babikora nabyo bikagenda kimwe ko Mose yabikoze ariko iya Mose yagenze gute iya nkoni ya Mose yahindutse inzoka za nzoka zose yaraziriye ariko nari bizari zakozwe yes bivuga ngo hari n'uwitwaga Bari Yesu yakoraga ibimenyetso bisa nk'ibya Yesu numva ko n'izina ririmo Bari reka nkwereke Patri kuko buretse nkubwira Bibiliya iravuga ngo mu bihe bya nyuma hazaza ibihe birushya abahanuzi b'ibinyoma bazagwira abahanuzi b'ibinyoma uyu munsi wa none ntago twavuga ngo runaka ko n'umushumba mwiza azwi n'Imana ntago twavuga ngo apotere n'umushumba mwiza cyangwa se n'umwapotere mwiza azwi n'Imana gutyo iyo tuje wenda tukavuga ati dadi ni mwiza wanjye tugasingiza icyo gihe tuba tumufashe nk'ikigirirwa Imana ariko umuntu wagukijije mukoze ku ikote gusa buryo umuntu wamwumva gusa umuntu wamukijije aremewe gukora ku ikote ugakira no bwa mbere mbyumvishe ariko urumva ibyo ntabwo byaguteye ubwoba nta bwoba njye byane kwa ko rega njye nizera Imana kwikora none se wowe tunze ngiye nkubaze ugikora ku ikote wumvishe muri wowe hahindutse iki njyewe nagiye kuri Colombe byizeye ko ndi bukire urumva kubera ko ngiye nemera Imana nemera imbaraga z'Imana nemera ko Imana ikora urumva rero ngiye nagiye gukora ku ikote rye mbizi ndi confirme ko ndi bukire urumva rero nyimara kurikoraho nahise mbyumva ko mpindutse muri nge uko nahumekaga birahinduka mba muzima kugeza n'iki gihe rwose meze neza utashye mu rugo ukabwira ko wakoze ku ikote hari n'abavandimwe banjye turi kumwe aho ngaho barabibonye rwose ko natashye meze neza ndi muzima uri sinajyaga negera umuyaga nyine nari ndembye none n'ubu dore turi mu muyaga nabwo wabo urabona meze neza rwose ndi umukobwa ushima Imana nese ujyango iyo biriba nko muri icyo gihe nakabaye ndi kuvuga aha ngaha yego nakabaye nafuretse natangiye kurerembura cyane ndi umukobwa ufite iyerekwa ritambuka ndetse mu nzu ya Yesu ubuzemo abagabo ujya Imana itanga abagabo ni ukuri ubu tugeje umugabo Imana izaguha cyane mwiza cyane w'ibirere Patri mwiza nta mu diaspora mvuze kanavuze ngo w'ibirere oya mvuze nyine w'ibirere none si ibirere ni iki ibirere no gutumbagira ikirere nyine mu ndege ntabwo ari ibyo navuze rega we ntabwo kubera ko ntabwo wabimenya niyerekwa uri mu birere Patri iyo uvuze se ngo w'ibirere biba bivuze iki nyine iyo mvuze umuntu w'ibirere ni umuntu wese ushobora kuba nge nzakunda nawe nyine akankunda urumva uzaba aturutse mu kuboko kw'Imana urumva nibyo birere cyane azaba arenze abandi erega umuntu wese wawe Patri uko yameze kose aba agomba kuba arenze abandi bantu bose ko niba uba warahisemo niwe w'ibirere se cyane muri mu birere byo hejuru ameze neza cyane ari mu bicu erega Imana ntabwo igihemba nabi Patri Imana ihemba neza cyane uyikorera se cyane uyikorera iki se cyayinaniye oya gukorera Imana rega ntabwo ari ukuvuga ngo ndimo gukora ibyo Imana idashoboye gukora ahubwo ngewe ibyo yanumye mu isi gukora urumva mu isi watumwikiye kuko niba Imana yarandemye
hari abenshi bapfuye nyine urumva hari impamvu nyiriho sibyo niba rero nshobora kuba n'ahangaha nicaye ahangaha Patrick turimo kuganira nawe ni umurimo turimo gukora hari umuntu uri bwumve kino kiganiro kikamufasha sibyo kikagira ibyo gihindura mu buzima bwe urumva n'uwo ni umurimo w'Imana rega gukora umurimo w'Imana ntabwo ari gukora mu rusengero gusa wanakora umurimo w'Imana ahangaha wanakora umurimo w'Imana mu nzira yes nawe watumwe n'Imana kuko urumva niba urimo kunganiriza yes umuntu wese akaba yagira icyo inama kura muri iki kiganiro ni umurimo w'Imana tumwivuga butumwa cyane rikomeye warahamagawe se cyangwa warihamagaye oya narahamagawe wahamagawe nande ntahamagawe n'Imana ryari se umuhamagaro waje ute Patiri mbarura w'incokoze naza kubyutsa kamere oya impamvu nahamagawe kubera ko umuntu wese wihamagaye igihe kiragira agacogora akagenda ni nayo mpamvu none niba mwakura none muri kwatara abapasiteri babateka mutwe niki niba yarihamagaye ko ari umuteka mutwe ejo bundi muzamubona byamucanze yagiye ariko umuntu wahamagawe muzamubona pe muzamubona mu bitega amaso okay yego tidi ntabwo nabyoroshye muze basanga sokora iki utari mu rusengero cyera mu rusengero mba ndi mu buzima busanzwe nk'ubw'abandi bose baba kwa muri kanzi ngana gutya ntabwo bikujena ntabwo binjena kuko rega kwiyambika si bibi ariko abantu bavuga ngo barwubika ngoyi ngo abantu bambaye ibi bikanzu ngo usanga ari mwe mukora amabara oya erega nago buri muntu wese afite uburenganzira bwo kuvuga ikintu ashaka nago mbureminga abantu bambaye imyenda migufi sibyo kuko waba wambaye imyenda miremire waba wambaye imyenda migufi na hantu byanditse ngo imyenda miremire hari icyo ikora na nanu handitse ngo imyenda migufi hari icyo ikora urumva buri wese ku giti cye n'amahitamo ye kwanjye mpitamo kwambara imyenda miremire nuko nyikunze kuba ndahitamo kwambara imyenda migufi nuko ayikunze buri wese n'iki n'amahitamo ye kuko urumva nshobora no kuba nambaye imyenda miremire ngakora ibyaha kandi nyambaye n'udashobora kuba yambaye imyenda migufi agakora ibyaha kandi agize gutayambaye ntabwo imyenda ariyo ikora ibyaha nongo nawe uracumura ndi umunerega none ngiye nacumura njye mba n'imyenda miremire nago ndi mu ijuru ndacumura ariko menya ko nacomeye nkihana bimwe mu byase byakubase nibishye vuga byambase abarukuru ngo mugenda mute mushatse wenda gukemura ikibazo cy'umubiri ikihe kibazo cy'umubiri kimeze gute hari warakuno umuntu wenda yufasha kumva wenda ashaka umuntu baryamana umubiri ni umubiri mubigenza mute erega Patri buri muntu wese ushobora kuba yaryamana n'umuntu batarabana n'icyaha n'icyaha ubu nta muntu muraryamana oya nta uracyari isugi Patri ibyo tubyihorere tubyihore aho nabihinduye isura aho tubyihore ariko n'icyaha kuryamana n'umuntu kuko njye nari mvuze ko ari icyaha ntabwo bivuze ku ruhande rwanjye kuko aho ngaho ni ukwinjira mu buzima bw'umuntu bwite kandi ntabwo nigeze nkwemera kwinjira mu buzima bwanjye bwite gusa icyo nari mvuze nuko ibyo bintu ari icyaha pe wabwira iki se ku bantu bakora icyo cyaha ku bantu bakora icyo cyaha nababwa nyine kwihana bagahinduka cyangwa niba mwumva uwo muntu niba wumva umukunda nimwimariye nyine mu bantu yego hari ijambo ry'Imana rivuga ngo umusore wese pastor nawe ariko yafashijwe nyango rino tako umva umusore wese oya ntabwo ari irari umusore ugiye gushaka umukobwa agasanga ubusugi yarabutaye afate uwo mukobwa amusubize nyina hanyuma azane n'ibimenyetso byerekana ko uwo mukobwa atari iki atari isugi ibimenyetso ni ibihe ngo nyine yagiye kuburira agasanga nyine kwa kundi uyu mukobwa akwiye kurongoka kara jya umenya ko ufite umudamu mwana ugwa nyirari uwo ni umukristo kara udakora kwibera kara uwo ni umukristo we wavuze ibintu byiza yegeza hano byifata neza ni ukuvuga ngo Pazo ndakumva uyu mukobwa nabwo ufite umudamu nyamara kugerageza akwiye kurongorwa kandi ugomba kumurongora uramurongora ntumurongora urahanuye se Patrick uyu mukobwa uramurongora ntumurongora oya Patrick ntago namwemera urakoze cyane utaza kurobanura kandi woze uvuga abakozi abantu b'Imana ntago abantu imbuto zawe zimaze cyane zitwere kuri we impamvu Patrick urumva ni inshuti yanjye kandi inshuti yawe ubizi neza character zayo rero character za Patrick ntago byakunda oya Patrick arakurongora ntago byakunda Patrick nimba atakurongora rero hamwe kurongora arakurongora kuko afite ibirongozwa n'ibirongoranwa urumva wacyana kandi abagabanyira ariko bikora kwibere ry'umwana wundi ntabere nakoze ongera nawe nakora kwibere ryanjye rero
umva ni ukuvuga ngo rero uri umukobwa mwiza nyemera ngiye kukuha mwiza oya bakamubwire umva se mubwire kara ariko reka karaba umuntu w'Imana reka kurambika ibiga reka guhesha umugisha kara karaba akwiriye gusengerwa musi ako wamusengeye karaba akwiriye gusengerwa musengere tunasoza mu kiganiro karaba ndahita ingofero ya minisitiri turajyana i Burundi muri iyi minsi karaba ingofero turetse Burundi nimba mu kiganiro ndagusenda abantu bakore subscribe kuri Tarasisi Hope Ministry TV barebe ibikorwa byayo kara ugiye batagusengeye se ndamusengera inyuma ya kamera ndamusengera Imana ryegeye Imana ryegeye kaho karaba ndamusengera inyuma ya kamera kara ngansengera shashiri ndagusengera inyuma ya kamera ukora kuri uyu mutwe wanjye oya Azuka- ndagusengera Azuka- inyuma umutwe nyoko kora kuri umutwe cyangwa ukubita abakozi b'Imana bahura n'ibigeragezo kora kuri uyu mutwe abakozi b'Imana bahura nyine n'ibintu byinshi sha, ntabwo biba urumva byoroshye. bahura n'ibintu byinshi ariko ariko- n'ikigeragezo cyawe kiganiro ntabwo n'ikigeragezo ariko ngewe nyine Imana ibibizi oya kora muri umusatsi wawe Oya, urashaka Kara, kubohoka ndagusengera urashaka bohoka ariko uri umukobwa mwiza uzarongorwa neza kandi uzarongorwa humura azarongorwa arangize se abafite ibirongozwa bazaze ariko noneho Azarongorwa. bazaze bazi kurongorwa abarongora barahari ariko noneho uyu mukobwa bazaze kumurongora bazaze badahanywe dunda ubwonko imisaturamano imbutabuta bazaze ari abakristo bakijijwe bazaze ari abakristo Patrick nawe ni umukristo hamwe rebe katakwasa kara nawe afite irari kara nawe afite irari ryinshi cyane abese kara waretse uwo mukobwa kara waretse uwo mukobwa mwana komeza kumukorakora aha yewe dore ngaho gumana na Patrick Baby ntabwo biba byoroshye iyo uhuye n'abantu nk'abo ngabo se ntabwo umubiri wawe hari ukuntu wumva ushatse ukuntu usubiye mu mubiri oya ntago bino byamvana mu mwuka ngo binkire mu mubiri kuko rega no mu buzima busanzwe turi abantu twese twambaye umubiri tuwuhoramo gusa bino nta kintu byamindura kuko n'ubundi tuba muri sosiyete tuba tubizi ko bibaho yego reka twisoreze rero dusoza n'ibibaye butumwa ugena bari badukurikiye by'umwihariko Bishop Rugagi ndetse na ariko Ernest we nta titire afite nzamubatize Patire reka nkubwire bari ibintu bya Ernest tubihagarike pe twitangire ubutumwa n'ubundi Ernest ni profete Ernest Nyirindekwe yes nzi ko ari revera no ni profete bivuga umuhanuzi okay aho ni sawa cyane bagenda ubutumwa twisoreze ubutumwa rero nagendera abantu badukwikiye ndabakunda cyane urumva Imana ibahereza umugisha mwinshi noneho ikintu kiba gihari nuko buri wese abagomba gukurikira inzira urumva yikwiri ni wite nyine kumva ngo abantu bavuze ibi ngibi cyangwa bavuze ibi ngo biguhindure sibyo buri muntu wese uburi umuntu mukuru ugomba kugira amahitamo yawe kandi yukuri kandi nawe ukareba igikwiriye utagendeye ngo ndagendera ngo kubyo abantu bavuze ngo ibi nibi ahubwo ukareba ngo ese ni igiki cy'ukuri ese ni igiki gikwiriye kuvuga ngo abapasteri ngo nabateka mutwe nibiki byibura uwo mupasteri bavuga ngo ni umuteka mutwe nawe mugenzure testinga urebe koko nawe ari umuteka mutwe n'ukuri wahita ubibona sibyo kuko niba umuntu yenda hari ibintu uzi kimwe cyangwa bibiri byinshi yavuze by'ukuri cyangwa yakoze by'ukuruzi ndibaza ko utajya kumutera amabuye mu bamutera amabuye kandi ibyo bintu nawe ubizi neza ko iki ari ukuri uba ugomba guhagarara ku iki kukuri kwawe Teddy wakoze kutuganiza murakoze nawe mwakoze cyane kuduha umwanya mwakoze gukurikirana Big Town TV reka dusubire mu biganiro byacu bita Amahoro y'Imana bane namwe